Ivuga ko mu rukiko yarishingiwe na General Retired James Kabarebe ni wari wamwishingiye mu rukiko, avuga ko amwishingiye ko uwo muntu ibizaba byose bazabimubaza, natoroka bazabimubaza. Birangije yaciye kujisho cyangwa se yaciye kujisho General James Kabarebe ahita yurira indege aragenda. Amaze kugenda ariko atangira kuzajya avuga amagambo ari hanze y'igihugu, biza gutuma General Retired James Kabarebe amuhamagara. Rero Prince Kid nawe wahageze akabagize amahirwe bakamukubitira nyundo ari Dubai. Nge kuri we nanashimira umuntu watumye agenda, kuko ntago kuri nge ntago nahamya neza ko Prince Kid yagiye nta muntu mbese biri aho ngaho gusa. Icyambere ntabwo urukiko, ntabwo ushaka dossier uri mu rukiko, ntabwo ushobora kuvuga ngo urenze noneho dossier iri ku kigero cyo gukatirwa imyaka 16. Prince Kid agomba gukatirwa imyaka 16 baza kumugabanyiriza kubera ko ari ubwa mbere yaragiye mu bibazo cyangwa se yaragiye gupezanya n'ubutabera. Ntabwo wambwira ngo umuntu yari bukatirwa imyaka 16 abagifite passport, abagifite kuba yajya hanze agenda agaruka. Biriya bikorwa n'abantu bakomeye cyangwa se abantu bari bakomeye bari muri dossier ya Kid, yana kugira ngo ubwo butabera bivuge ko bwatanzwe. Ariko nanone Kid nawe ntafungwe kuri urwo rwego ngo yagiye imageragere ngo banga ko asura ngo akoresheje passport. Bivuga ko icyo gihe ngo kwa rwarabika inzego za leta, inzego zishinzwe amaguriro, zishinzwe amagereza mu Rwanda. Bivuga ngo rero uyu musore nubwo iyo dossier idahuye, nubwo bidahuye ntaho bihuriye, ariko biragoye ko uyu musore azaza adasuhuje abantu b'Madrid. Azabasuhuza ni gihe gitoya, ariko azabasuhuza. Ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo navuga ko uriya musore yakoze ikinyamwuga. Ni nayo mpamvu ari kubwigiza n'inzego z'ubutabera cyangwa se n'inzego z'iperereza cyangwa se n'inzego z'ubugenzacyaha. Kubera iki? Itangazamakuru rikoresha code ethique, amahame y'umwuga, ariko RIB ikoresha code penal. Niyo mpamvu mbere yuko nyuma yuko avuze ari amagambo, inzego ebyiri RMC mu rwego rebera abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, ubundi yo wakoze icyaha cy'umwuga ntihuregerwa, ndetse n'urwego rwa RIB rw'ubugenzacyaha barakommunicatingaga. Bamaze communicatinga nibwo basanze kiriya cyaha kiri penal, ntago cyari ethique. Basanga arenze ku mahame y'umwuga, yego yabikoze nk'utari umunyamakuru, ariko nanone akora bimwinjiza muri code penal. J.Paul iriya dossier biragoye ko azayicika. Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana na KAME TV Rwanda. Turabiseguraho hamaze igihe kinini, tumaze iminsi myinshi igera mu minsi 8 tudakora ibiganiro, ariko ntabwo ari impamvu zaduturutse, no impamvu z'ubuzima. Naje kurwara, maze kurwara murabona ko yenda nananose ukuntu mbese murabibona. Naje kurwara mu buryo busa no gutunguranye mari iyo minsi yose, ariko uyu munsi twagarutse, nubwo yenda bitarajya mu buryo neza, ariko uyu munsi twagarutse kandi twagarukanye byinshi byiza cyane na gahunda nyinshi nziza cyane, aho tuzajya noneho tuvanga ibintu byinshi, inkuru za tele n'ibindi byinshi. Mbese ni program nshyashya tugarukanye mu buryo tugiye gukora itangazamakuru, tukabaha amakuru yose akenewe kandi ku gihe. Uyu munsi ikingaruye nanone kuri KAME, hanyuma yo kuvuga ibyo ngibyo gahunda tubafitiye, uko gahunda zose zigiye kugenda, hari ikintu cyitwa urubanza rwa Prince Kid rwabaye mu minsi yashize. Prince Kid urwo rubanza rwazanye ibintu byinshi, ari nabyo yenda abantu batamenye byinshi, batibajije ngo batasobanukiwe ni ibiki. Urubanza rwarabaye ndetse rwari rumaze imyaka myinshi cyangwa se iminsi myinshi, mwararukurikiye. Biza kurangira byabaje kuba Prince Kid aratsinda, ariko ubujina cyabuza kujurira, uje kujurira ndetse ku bintu wumvaga ko bishobora kuba ko urubanza, abantu benshi bumvaga ko urubanza rwanarangiye, bumvaga ko Prince Kid mu by'ukuri yanasinze, niko abantu benshi babyumvaga, bumvaga ko kugira ngo ibintu birangire.
kuko urumva yarakuye mageragere nyuma araza bivugwa ko yatsinze bakuru ubukwe abantu benshi baranabukunda abantu benshi batekereza ko buriya bukwe cyangwa se biriya bintu bya Prince Kid yenda bishobora kuba birangiye ariko twaje gutungurwa nuko ku munsi ni iminsi nk'ibiri ishize inyundo yaje gukubita igakatira Prince Kid igihe kingana n'imyaka 5 no kwishyura ihazabu ya miliyoni 2 ariko noneho nyuma yaho habaye ibintu byinshi cyane ari nabyo umuntu agiye kugarukaho uyu munsi amategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu ukurikiranywe n'ubutabera cyangwa se umuntu uri mu rubanza uri mu rukiko ni nayo mpamvu bavuga ngo bagufungira iminsi 30 cyangwa se bakubitse kubera ko bavuga ngo uyu muntu ashobora dufite ubwoba ko ashobora gutoroka ubutabera noneho niyo mpamvu habamo kuba bakubitse cyangwa se kuba bagufunze cyangwa se kuba bagukatiriye iminsi 30 noneho Prince Kid bamukatiye imyaka 5 Prince Kid Dubai uribaza ngo Prince Kid yagiye already kuko yagiye nyuma y'ubukwe bwe kandi ubukwe bwe nyuma yaho gato y'umuziko yajyaga mu rukiko akarwitabira akitaba urukiko bivuga ngo yaje kujya Dubai ari mu rubanza cyangwa se ari mu rukiko kandi ntabwo yaciye panya yajyanye na madamu ntabwo yaciye panya niyo mpamvu wumva ko ibintu bya Prince Kid birimo ikindi kintu Prince Kid yenda nawe ku ruhande rwe ngewe ushobora kumugarukaho nkavuga ngo Prince Kid ntabwo yigeze asoma ibi Prince Kid bivuga ko ari we wazanye iriya ide ya Miss Rwanda abantu bakanayakira ibintu bikaba byiza nyuma akabona abaterankunga hakazamo abantu banakomakomeye bavuga amazina ngo batanze miliyoni 500 n'ibindi byinshi cyane bavuga ariko byaje kugera mu myaka 3 ya nyuma Prince Kid ntabwo ibintu yarakibifite mu nshingano cyangwa se yarakibifite mu bubasha kubwa MUTESI JOLLY kubwa bande niwe watangaga avuga ati yenda wowe ngirira gutya nanjye ndakugirira gutya ariko noneho mu guhera muri za 2 ubwo ni 2020 no hari Naomi hari uriya mukobwa hari Naomi hari uyu muheto hari nundi uyu uri hagati ni wagiye izina rye wa 21 ngira ngo abo bamisi bose ntago byari biri muri controle ya Prince Kid kuko bivuga ko abo bamisi ba papa wabo ari abantu bakomakomeye bafite inyenyeri no ngo icyo gihe none ntago byari bikiri muri controle ni no hatangiye no kuvuga ngo habayemo ngo amakipe kwa mazango habayemo ngo abantu bo kwishyura amafaranga ibyo bintu Prince Kid ntago yamenye ibyo bintu ariko ngwaza kuvuga ko noneho ngwaje kuzamo umukobwa witwa Jolly MUTESI JOLLY ngo akaba ari umuntu washakaga ririya kamba hari nabandi bagiye bashyira mu majwi abandi bantu yenda ntagiye kugarukaho bakomakomeye yenda muzumva mu minsi zaza ariko babashyiramo noneho ibyo bibayeho Prince Kid rubanza rurabaye arajyanye mageragere ibintu na His Excellency yavuzeho Prince Kid avayo impamvu bivuga ko ngo kugira ngo bakore buriya bukwe n'uriya mwana w'umukobwa bwari uburyo bwo kugira ngo nuko yenda bari bakundanye banakeneye ubukwe ariko uburyo bwa kabiri bwari kugira ngo urukiko cyangwa se abacamanza bavuge batari ku uyu mwana ufite urugo ugize gute mbese abe mwako kantu kuko bundi yari yatsinze bahabe mwako kantu yenda urumva abantu bose bari bashyikiye bari abana kandi Prince Kid byasaga naho yabaye umwere bakora ubukwe mu buryo kugira ngo cyangwa se mu buryo bwo navuga ngo nanone uko abacamanza nabo n'abantu bavuge bati uyu muntu ufite famille ntabwo ashobora gutoroka ntabwo ashobora kugira gutereka tugire gutya ariko bivugwa ko Prince Kid mbere yo kugira ngo yurire ajye Dubai yarazi neza ko match itagiye kuba amicale ariko noneho akaba afite n'abantu bamubwiye bati urumva guca umuntu uri mu rukiko guca kuri airport akurira indege akagenda nuko ari umuntu ukomeye n'ubundi wari uri muri dossier cyangwa se wari uri mu bintu byakamubwira ati rero mwana we gira gutya ubuciye ahangaha ibintu bizagira gute amakuru aravuga ko Prince Kid ashobora kutazagaruka ndetse agahita asaba ubuhungiro agahita ajya mu bindi bihugu agasaba ubuhungiro ntagaruka mu Rwanda ariko nawe uri wowe wagaruka ku myaka 5 ndakubajije bagukati imyaka 5 wagiye Dubai ufite yenda no kuba wajya kuko abantu bari Dubai reka mabwire
yugiye ukagura hari icyo bita ngo ni ID, Dubai ID, bagura ibihumbi 2 n'ayandi mafaranga arengaho. Iyo iriya ID yiguze uwemere kuba nyine uri muri icyo gihugu, ubonayo n'akazi n'iki. Iriya ID ushobora kuyisabiraho indi visa uri muri kiriya gihugu, umeze nk'uko waza mu Rwanda ukaba ufite working permit cyangwa se residence permit. Iyo ufite residence permit ugashaka gusaba visa y'ikindi gihugu uyisabira mu Rwanda, kubera ko icyo gihe bigaragara ko uri mu Rwanda mu buryo nyine bwa ukora, mbese ufite impamvu zumvikana zitumba muri icyo gihugu. So umuntu ufite rero iriya Dubai ID cyangwa se ufite iriya ID ya Dubai igura 2,200 ngahe, Prince Kid ntabwo yabuze n'umugore we, ashobora kuguma muri kiriya gihugu bagasaba visa y'ikindi gihugu, bagahita bajyayo bagasaba ubuhungiro bakaba muri biriya bihugu. Abantu benshi bajya hanze basaba ubuhungiro bagahita bavuga ati rwose, kandi Prince Kid birumvikana ashobora kugenda akavuga ati ngewe nari nabaye umwere mu rubanza, akabyerekana ibintu bigaragara, none bankatiye imyaka 5 cause of this and that. Icyo gihe bamuha ubuhungiro ndetse nta kuzuyaza. Niyo mpamvu bivuga ko Prince Kid ikirere cy'u Rwanda aba yakigize gutya. Ariko nanone u Rwanda yo rwagukatiye narwo, niyo wajya mwibuye ukazagaruka imyaka 5 yawe bikigutegereje. Uko nguko gahunda zimeze. Bivuga ngo niba imyaka ya Prince Kid no wana buriya abantu bavuga ko umuntu ashobora gushaka kujya cyangwa se bakamukatira amageragere akumva nta bigize kuko atahazi, ariko uhazi ntabwo ajya. Bivuga ko niba mwarize mwumva story y'umuntu bita Dr. Francis. Dr. Francis yakubise umukobwa, mumbabare kubaha aka gasore. Amaze gukubita umwana w'umukobwa aragenda ajya mu bihugu bya France, atangira kuzajya yandika ku mbuga kuri za Twitter agira gute. Bivuga ko yarishingiwe na, bivuga ko mu rukiko yarishingiwe na icyo gyara General James Kabarebe. Mu rukiko yarishingiwe na mu rukiko bivuga ko yarishingiwe na James na General Retired James Kabarebe ni wamwishingiye mu rukiko, avuga ko amwishingiye ko uwo muntu ibizaba byose bazabimubaza, natoroka bazabimubaza. Birangije yaciye kujisho cyangwa se yaciye kujisho General James Kabarebe ahita yurira indege aragenda. Amaze kugenda ariko atangira kuzajya avuga amagambo ari hanze y'igihugu, biza gutuma General Retired James Kabarebe amuhamagara aramubwira ati ngwino. Ageze mu Rwanda baje kumukatira amezi 3 imageragere, ariko ngo bivuga ko ayo mezi 3 kugira ngo ayamare. Byavuga ko ngo yanafataga telefone ari imageragere, yafataga telefone ari imageragere. Urumva hari telefone ziri mageragere abantu buri wese hamagara. Ngo agamagara Jano Ruhunga wari akamubwira ngo ufite ikibazo kinini cyari muri gereza, ngo biza kugeraho na makuru abantu bari yo batangaga, na makuru abantu bari yo batangaga kugira ngo wumve uko nyine umuntu wageze ari ahantu ahita atinya. Gusa na ahantu nanone ntabwo umuntu aragiye gupfa ni mu Rwanda. U Rwanda rugenda ku mategeko n'igihugu cyiza, ariko nanone gereza ni gereza. Rero na nk'umuntu nka Dr. Francis warubaye hanze mu buzima bwiza, yageze hariya ibintu biramucanga. Bimaze kumucanga yaje gufata telefone ahamagara umuntu witwa Jano Ruhunga waribo. Kuri iyo telefone aramubwira ngo ndi mageragere, ngo ni Dr. Francis, ngo none ngo ufite ikibazo iki niki. Jano Ruhunga yesa kuba telefone amagara mageragere avuga ati uwo muntu yafungwa itinyuka ikampamagara. Francis vuga ko bamukubise, para gufata telefone agamagara umuntu w'umuyobozi kuri rura rwego amubwira ngo afite ikibazo, kandi aho ngaho harimo abantu bamushinzwe. Jano Ruhunga ashinzwe ribo, uri yarari mu mfungwa cyangwa se ari mu bagororwa yagomba kudiringa n'abayobozi b'amagereza. Rero Prince Kid nawe wahageze akabagiza amahirwe bakamukubitira nyundo ari Dubai. Nge kuri we nanashimira umuntu watumye agenda, kuko ntabwo kuri nge ntabwo nahamya neza ko Prince Kid yagiye nta muntu mbese biri aho ngaho gusa. Icyambere ntabwo urukiko, ntabwo ushaka dossier uri mu rukiko, ntabwo ushobora kuvuga ngo urenze noneho dossier iri ku kigero cyo gukatirwa imyaka 16. Prince Kid agomba gukatirwa imyaka 16 baza kumugabanyiriza kubera ko ari ubwa mbere yaragiye mu bibazo cyangwa se yaragiye gupezanya n'ubutabera. Ntabwo wambwira ngo umuntu yari bukatirwa imyaka 16 abagifite passport, abagifite kuba yajya hanze agenda agaruka.
biriya bikorwa n'abantu bakomeye cyangwa se abantu bari bakomeye bari muri dosiye ya Kid yana kugira ngo ubwo butabera bivuge ko bwatanzwe. Ariko nanone Kid nawe ntafungwe kuri urwo rwego. Ariko nyuma yaho mwaje kubona ko umuntu witwa J.Paul Nkundineza yaje kuvuga amagambo kuri ngewe ntavuga ko ari amagambo y'umwuga, kuko mu itangazamakuru cyane cyane bari abantu bakora inkuru z'ubutabera hari uburyo ki wigengeseramo. Nta muntu muri dosiye mu rukiko, nta hantu byavugwaga ko ari Mutesi Jolly wareze Kid. Nta hantu byavugwaga mu rukiko, nta hantu tugeze tubona Mutesi Jolly arimo kumushinja ahagaze mu rukiko. Ariko yenda ni rumors zari ziraho ngaho umunyamakuru azishingiraho ashinja Mutesi Jolly. Biriya ni ukwangisha umuntu abantu, ikindi ni ugusebya cyangwa se guharabika umuntu, icya gatatu bivugwa ko ngakoresha ibikangisho kuri Mutesi Jolly. Ariko nanone uyu mukobwa reka mugarukeho. Uribaza umukobwa, reka mbashyiremo aka video General Retired James Kabarebe yavuzeho mu bantu bose babaye ba Miss, uriya mukobwa niwe muntu wavuga ngo ari hejuru. Ni umukobwa n'abanyamahanga barebaga bakavuga ati byari byose uyu mukobwa ashobora kuba afite ubwenge buri hejuru. Ngira ngo mwumvise scenario ye n'abantu bo muri South Africa byavuga ko ngo bagiye kumutuburira bakamwandikira ngo ama email bamubwira ngo bamuha akazi ngo ka miliyari azajya ahembwa miliyari ku kwezi. Ariko akaza guhamagara ambasade y'u Rwanda muri South Africa bakamubwira ko ibyo bintu ari ubusikama. Ni umukobwa ukina deal zo ku rwego rwo hejuru zihenze. Ni umukobwa uri class mu ba Miss. J.Paul amugiye haramuvuze. J.Paul ubungubu tuvugana ari mu baboko ataraye, ari mu nzego, afunzwe na RIB akurikirana icyaha cyo gusebya umuntu mu ruhame, gukoresha ibikangisho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko J.Paul nanone mwibuke ko mu minsi yashize yaje gufatwa n'inzego, yafashwe na polisi kajya kumufungira ari i Remera, ahantu ho yavugaga ko ngari ahantu heza, ngo bamuhaga ngo igikoma, bamuhaga ngo ibiryo byiza. Ngo yasotse bakamubwira ko atagomba kuvuga ahantu yarafungiye, yagera hanze byose akabishyira hanze. Uwo niwe J.Paul. Ni J.Paul wagiye yumvikana avuga mu nkuru bura inkuru z'ubutabera mu Rwanda cyangwa se inkuru z'ubuvugizi mu Rwanda zisa naho zigoye cyane. Uyu munsi cyomari Madrid ba Theogene umwe Theo w'umubavu ari Madrid, Theo w'ukwezi arafunze, we ntabwo aragiye mageragere. J.Paul yenda nawe rusigaye akora inkuru z'ubutabera na Scovia. J.Paul aragiye. J.Paul iriya dossier biragoye ko azayicika. Niba koko nk'uko abivuga Mutesi Jolly afite imbaraga cyangwa se abantu bamubakinze batuma akorera inyuma y'amarido akagigizanya na Prince Kid, kugeza ubwo Prince Kid bamukatiye imyaka 5, hakaba imbaraga zimukura mu Rwanda zikamujyana hanze. Ariko ya myaka 5 akayikatirwa nta bimenyetso, bivuga ko nta bimenyetso bifatika byagaragara, kuko mu buryo imanza zacibwaga abantu benshi bavugaga ko ngo hari amajwi yafashwe, ngo afatwa na iPhone icyo gitari yakanasotse. None ni gute J.Paul uwo Mutesi Jolly wagigizanyije na Kid nta bimenyetso bikagera kuri urwo rwego? Noneho hari ibimenyetso, video zihari zigira gute? Ni gute azabicika? Biragoye. So niyo mpamvu umuntu witwa J.Paul rwose imageragere agomba kuhasuhuza. Ikindi cyongereho, J.Paul aramaze iminsi yumvikana ku mbuga nkoranyambaga, nagiye mbona abantu basharinga amafoto ye
avuga ngo nabonye nabakase uko bamuvugaho n'abandi bantu bagiye batandukanye ngo yagiye imageragere ngo banga ko asura ngo akoresheje passport. Bivuga ko icyo gihe ngo kwa rwarabika inzego za leta, inzego zishinzwe amaguriro, zishinzwe amagereza mu Rwanda. Bivuga ngo rero uyu musore nubwo iyo dossier idahuye, nubwo bidahuye ntaho bihuriye, ariko biragoye ko uyu musore azaza adasuhuje abantu b'i Madrid. Azabasuhuza ni igihe gitoya, ariko azabasuhuza. Ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo navuga ko uriya musore yakoze ikinyamwuga. Ni nayo mpamvu ari kubwigiza n'inzego z'ubutabera cyangwa se n'inzego z'iperereza cyangwa se n'inzego z'ubugenzacyaha. Kubera iki? Itangazamakuru rikoresha code ethique, amahame y'umwuga, ariko RIB ikoresha code penal. Niyo mpamvu mbere yuko nyuma yuko avuze ari amagambo, inzego ebyiri, RMC mu rwego rurebera abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, ubundi iyo wakoze icyaha cy'umwuga niho uregerwa, ndetse n'urwego rwa RIB rw'ubugenzacyaha barakomunikatingaga. Bamaze kukomunikatinga nibwo basanze kiriya cyaha kiri penal, ntago cyari ethique. Basanga arenze ku mahame y'umwuga, yego yabikoze nk'utari umunyamakuru, ariko nanone akora bimwinjiza muri code penal. Biza gutuma RIB itifata iyo nzira yo kujya kumuta muri yombi, bakamushyira muri kasho za RIB, iperereza rigakomeza, akaba ashobora kuzagezwa mu bushinjacyaha, akaba ndetse ashobora no gukatirwa iyo minsi 30 kugira ngo ibintu barebe uko bigenda. Ibi bintu bya Kid birakomeye, birenze uko birakomeye. Njyewe nigize numva hari umuntu ndashatse kuvuga byavuzwe ko ngo yamuhaye miliyoni 500. Bivuga ko muri la dossier harimo abantu bakomakomeye bamazina byimbye, ntagiye kuvuga ntaza kwiteranya, kuvuga ngo hari umuntu navuze mu mazina. Abo bantu bivuga ko ngo bahaye Kid miliyoni 500 ngo abyimbe rura rubanza wenyine, ntagira undi muntu avuga. Abo bantu nanone niba abantu bafite power ku buryo bashaka kuvuga ngo umuntu ari mu butabera, ariko niba afata indege adiye Dubai n'umudamu we, kandi azi neza ko ejo bundi bagiye kumukatira, azi neza ko azakatirwa imyaka itari hasi iyo 5, abizi. Abo bantu barakomeye bro, barakomeye. Niyo mpamvu umuntu agwa miliyoni 500 avuga ngo ugiye kumufungirwa, ushobora kumubwira ati ntacyo nyuma 200 ngende mbizibemo hanze, yazibura. Iyi minsi 30 yo kujurira nishira Kid ataragaruka ngo yitabe ubutabera cyangwa se atarajurira ngo aze yongera burane, azaba agiye ku bantu bakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda imyaka 5. Azaba ashakishwa n'inkiko zo mu Rwanda, ashobora kuzanwa na Interpol, kimwe nuko nawe ashobora kuhita yideklarara nk'impunzi, akavuga ati njyewe mu Rwanda nta mahoro mpafite kubera ibi n'ibi. Kid ashobora kujya ku rutonde rw'abantu b'impunzi bahunze igihugu cy'u Rwanda mu minsi igiye kuza, ndetse agahungana n'umugore we Miss Elisa. Icyo gihe benshi bavuga ko kuri niba koko Mutesi Jolly, ntabwo ndi kubimuhamya, n'abandi bamuri inyuma, igitego cy'umutwe bazaba bagitsinze. Kuko Kid yashoraga ku Kid iyo aza kuba umwere, business ye yari kwigumana. Business ye kuko ni umwere, business ye ashobora kuvuga ati rero nge nabaye umwere, ibintu byanjye business none se si umwere. Ariko hakabaho gahunda ivuga ngo nta bumwere, ariko nanone ntanafungwe. Zambaraga koko zivugwa zikajyamo, nta bumwere ariko ntanafungwe. Hakaba iyo gahunda yuko kudafungwa nta kindi, ari mu Rwanda byanga bikunda yafungwa. Nicyo ngicyo. Ibyo ngibyo rero ku ruhande niba rwa Mutesi Jolly washakaga iriya projet ya Miss Rwanda, n'ubundi cy'umutwe yaba gitsinze, nabo bantu baba bagitsinze kugira ngo babone iriya Miss Rwanda. Uko niko analyse zanjye zibivuga. Ariko ntabwo mbona ko Kid yaba yarafashe akarenga ikirere cy'u Rwanda nta mbaraga zibiri inyuma. Ari umuntu uri mu butabera, ari umuntu uri kuburana n'inkiko, ari umuntu uri mu nkiko, ushobora gukatirwa igihano cye kiri hejuru y'imyaka 15 ngo yurire indege agende. Ntabwo bishoboka. Bivuga ngo hari undi muntu uri inyuma y'ayo marido, hari undi muntu uri behind the scene. Iyi dossier rero murabona ko imaze kurya umunyamakuru
J.Paul nkundi neza ariko nawe utarakoze kinyamwuga yenda bamwe bavuga ko ari ugutwika handi bakavuga ko ari amaranga mutima y'abantu ko umunyamakuru nawe ni umuntu ariko ntabwo yakoze ibijyanye n'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda kandi yibagiza ko ari mu bintu by'ubutabera kandi yibagiza ko ngibyo rero nguko ibyo nibyo ngiye navuga kuri ibyo ngibyo byari binzanye kwa kuba updatinga no kubabwira uko ngewe mbyumva kuri bya Prince Kid ndetse na J.Paul ariko nanone babwira ko twazanye izindi gahunda zo kuzatubaha amakuru ya buri kanya mu buryo bugiye bitandukanye hari n'amakuru ya tele hari umunyamakuru ugiye kuzajya kuri tele mu buryo bugiye bitandukanye mbese tubafitiye byiza byinshi ni KAME TV Rwanda ushobora gusangiza inshuti zawe ibiganiro byacu ushobora gukora subscribe ndetse ukaduha n'ibindi bitekerezo mu buryo bugiye bitandukanye ndabashimiye.